Twongeye kubashimira mwese mukurikiye Inzobere TV Show. Inzobere TV Show rero tuje kubabwira inkuru yuko muri Kigali hagiye kuza utumodoka tugendera mu kirere. Iyo udasanzwe ku mushinga w'utumodoka tugendera mu kirere uzahindura isura y'ubwikorezi muri Kigali. Mbere yo kugira ngo tubyumve neza, katubanza turebe iki cyegeranyo. Mu mwaka wa 2040 biteganijwe ko abatuye mu mujyi wa Kigali bazaba bagera kuri miliyoni 4.8. Icyo gihe rero ngo bazaba bikubye hafi inshuro 3 z'abatuye i Kigali muri no minsi. Birumvikana ko ubwiyongere bw'abaturage bujyana n'ibyo bakenera kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ibi ahanini rero ngo bigendana n'ibikorwa remezo, imihanda, inyubako, amavuriro n'ibindi, kandi byo gatangira kwitegurwa hakiri kare. Ubwiyongere bw'abantu kandi n'iterambere ryabo ntibusigana n'ubwo ibinyabiziga bwiyongera ku kigero cya 12% ku mwaka. Iyi modoka rero ngo zabaye nyinshi bizamura itumizwa ry'ibikomoka kuri petroli birimo essence, mazutu bisanzwe bitumizwa ku kigero cya 12% by'u Rwanda rukura hanze yabyo buri mwaka, ndetse kandi bikaza mu bihenda abanyarwanda cyane. Ikindi kandi ngo byabizongera ingano y'umwuka carbone u Rwanda rwohereza mu kirere ushobora kugera kuri toni 12 n'igice kimwe mu mwaka wa 2030 uvuye kuri toni 5.3 mu mwaka wa 2015. Nyuma yo gusuzuma ibyo byose rero byatumye umujyi wa Kigali ukora inyigo yiyemeje kugabanya ubwo bwiyongere bw'umwuka uhumanya ikirere oherezwa mu kirere ndetse n'ubwa lisansi na mazutu bihenze. Hakeneye rero gutangira kwigira hamwe uburyo bwo guhindura urwego rw'ubwikorezi ruzashingira ku ikoranabuhanga rigezweho ikoresha amashanyarazi aho kuba imodoka zikoresha lisansi cyangwa se mazutu. Intego rero y'u Rwanda ngo nuko mu mwaka wa 2030 nibura 30% bya moto ziri muri Kigali zizaba zikoresha amashanyarazi, mu gihe imodoka zigomba kuba ari 8% izitwara abantu ku buryo bwa rusange zikaba ari 20% ndetse na 25% bw'imodoka zisanzwe. Birumvikana ko rero ibi byose bizagenderaho mu guhindura urwego rw'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu muri rusange. Ari nayo mpamvu leta imaze iminsi mu biganiro n'abafatanyabikorwa bari gukora inyigo yatuma isura y'ubwikorezi muri Kigali ihinduka burundu. Iyo nyigo rero ngo basanze ari utumodoka tugendera mu kirere ari two duhanzwe amaso. Nk'uko bivugwa, kimwe mu bisubizo bimaze kuboneka mu rugendo rwo kunoza ubwikorezi ni ikoreshwa ry'utumodoka twifashisha amashanyarazi tuzaba twagejejwe muri Kigali bitarenze mu mwaka wa 2024. Ubu buryo rero buzwi nka Personal Rapid Transport cyangwa se PRT buzaba bugizwe n'utumodoka dukoresha amashanyarazi ashobora gukomoka ku mirasire y'izuba tukagenda ku muvuduko ushobora kugera ku birometero 100, kandi kamwe kagatwara abantu bashobora kugera ku 8 ntihagire umuntu ugatwara. Kandi uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa n'ikigo Vuba Corps cyo muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika ku bufatanye na leta y'u Rwanda, aho kugeza ubu impande zombi zikiri mu biganiro bizanoza zikanemeza imiterere y'umushinga mbere y'uko imirimo yo kubaka itangira. Amasezerano rero y'ubufatanye yashyizwe mu kono 30 Gicurasi 2021 hagati ya Vuba Corps ndetse na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Munyabagisha Valence uhagarariye Vuba Corps ku mugabane wa Afurika yabwiye igihe dukesha inkuru y'uko uyu mushinga ari igisubizo ku bikorwa by'ingendo mu mujyi wa Kigali. Yagize ati, uburyo buzaba igisubizo mu rwego rw'ingendo mu mujyi wa Kigali uzagabanya umubyigano w'imodoka, ugabanya umwuka wangiza ikirere kandi bwongere umutekano kuko utu tumodoka tuzaba dufashwe na magnet ku buryo tutapfa gukora impanuka. Yavuze ko kandi abashoramari bashatse kugira u Rwanda ahantu hibanze bazashyira ibikorwa byabo bizagukira no mu yindi mijyi hagati y'imijyi 2030 ku mugabane wa Afurika mu myaka iri imbere. Yakomeje agira ati, bakuruwe rero n'imikorere ya leta y'u Rwanda. Urabizi ko u Rwanda ruri mu bihugu byohereza abashoramari, ikindi kandi u Rwanda rufite ibikorwa remezo by'ibanze nka internet zizatuma uyu mushinga ushoboka. Ni abantu rero b'inshuti z'u Rwanda kandi bifuza ko uyu mushinga uzaba umwihariko ku Rwanda. Muri Mata mwaka wa 2019 Paul Karen, umuyobozi mukuru wa Vuba akaba ari umwenjeniyeri uzwi cyane mu bikorwa byo kubaka utumodoka ku rwego rw'isi, yabonanye na Paul Kagame amwizeza ubufatanye bwa leta y'u Rwanda mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Byitezwe rero ko mu Rwanda hazubaka uruganda ruzajya rukora utu tumodoka ndetse mu gihe Vuba izagukira mu bindi bice bya Afurika nk'uko gahunda yabo iteganya. Utu tumodoka twakorewe mu Rwanda ngo nitwo tuzajya twoherezwa mu mahanga. Imiterere y'umushinga rero igaragaza ko Vuba izubaka inkingi twagereranya n'imihanda izanyuraho utu tumodoka ku ntera kilometero 141 mu mujyi wa Kigali wose. Muri iyo nzira rero yose hazashyirwaho sitasiyo aho abagenzi bazategereza imodoka 98 zizajya zitegerwaho n'abagenzi, kandi kuva kuri sitasiyo imwe ukajya ku yindi bikazajya bitwara iminota itari munsi ya 30. Muri za nkingi rero zizengurutse umujyi wa Kigali hazashyirwamo utumodoka 2500 aho umuntu ashobora kuzajya agahamagara akoresheje porogaramu izashyirwa muri telefone ye kakamugeraho mu gihe kitarenze umunota umwe. Nubwo bikiri mu nyigo rero agaragaza ko umuntu ashobora kuzajya yishyura akoresheje tap and go zisanzwe zimenyerewe mu kwishyura ingendo mu modoka rusange mu mujyi wa Kigali. Utu tumodoka rero ngo dushobora kuzagenda duhagarara kuri sitasiyo tugafata abagenzi nk'uko bigenda ku modoka rusange, ariko hari n'uburyo tuzajya tuva mu gace kamwe tukajya mu kandi nta hantu duhagaze. Munyabagisha kandi yavuze ko leta izajya inama n'ikigo Vuba mu rwego rwo gushyiraho imihanda y'ingenzi izakoreshwa n'utu tumodoka. Yagize ati, ni ibintu bigenewe abanyarwanda rero bazerekana ibyo bakeneye muri uyu mushinga. Uyu mushinga rero uzakina nibura miliyari 1.3 azava mu bikorera, ariko na leta nayo ikazatanga umusanzu wayo cyane cyane mu bikorwa by'inyigo yawo. Aya mafaranga rero ni menshi cyane, ariko utekereje ikiguzi cyo gukoresha ubundi buryo butari PRT usanga ari agatonyanga mu nyanja. Nk'ubu kugira ngo umujyi uzabashe guhaza abantu nibura miliyoni 4.8 bazaba batuye umujyi wa Kigali mu mwaka wa 2040 byasaba kubaka indi mihanda no kwagura isanzwe, bigatwara rero ubutaka bwinshi, kwiyongera kw'imodoka ndetse n'ikiguzi kibitumizwa mu mahanga. Ikindi gisubizo rero gishoboka ni gari ya moshi, ariko ikaba ihenze cyane kuko ubutaka bw'u Rwanda ari imisozi, bikaba byasaba kwisaturamo, bityo rero igiciro kikaba cyazamuka. Nyuma rero yo kugenzura ibyo byose hatoranijwe uburyo bwa PRT nk'uburyo buhendutse bwihuta kandi butangiza ibidukikije. Byitezwe ko mu mwaka wa 2026 nibura ingendo 39 by'izibera mu mujyi
wa Kigali bizaba bukoresha uburyo bwa PRT bw'ikigo cya vuba buzasimbura ubwari busanzwe nka moto, buzaba bukoreshwa ku kigero cy'8% aho kuba 17% bukoreshwa buri munsi. Ku isaha imwe rero uburyo bwa PRT buzaba bufite ubushobozi bwo gutanga serivisi ku bagenzi 21,000 mu gihe uburyo buzagabanya 25% by'ingendo zibera mu mihanda ya Kigali mu myaka 50 iri imbere. Ku rundi ruhande rero uburyo bushobora kuzongera miliyari 8 mu bukungu bw'u Rwanda, usibye aya makuru azemezwa neza mu nyigo iri gukorwa. Ibiciro rero by'urugendo bizaba bijya kungana nk'ibisanzwe bikoreshwa mu mujyi wa Kigali. Munyabagisha kandi yavuze ko mu mezi 18 ari imbere inzego bireba zirimo Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, y'ibikorwa remezo, y'ibidukikije, umujyi wa Kigali n'izindi nzego zose bagiye gukora inyigo ya nyuma izerekana uko umushinga uzaba umeze. Iyi ngingo rero izarangira ibikorwa byo kubaka umuhanda bitangira kandi bikazihuta kuko u Rwanda rufite ubutaka bwiza kandi bukomeye ku buryo ibyo gutegereza imodoka isaha no gutinda mu nzira bizaba ari amateka. Uyu muhanda rero uzanyura mu mujyi rwagati kuri convention aho uzaca, ndetse n'ahazwi nka Kigali Hit hazaba hari gare y'utumodoka cyangwa se station y'utumodoka abagenzi bazajya bagiramo. Iyi ni Inzobere TV Show, ikiganiro cyacu nakagaruka naho gutaha. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi